Gambo ni amagambo akomeye kandi ni amagambo ntafite byinshi byo kuvugaho kuko aya magambo yaje ndi mu nzozi ndimo ndyamye nari maze iminsi igera muri 3 ndi mu masengesho. Amagambo rero ndabyirwa ngo ninze nyabwire abadukurikiye bose bumve ibyo Uwiteka agambiriye gukora. Karambwira ngo mbwire abagiye bahunze inzara cyangwa se abagiye bahunze intambara ngo abo ngabo Uwiteka ngo aje kubasubiza mu gihugu cyabo ariko Imana irambwira ngo mubwire ngo akagambane gakuyeho kubera yuko niyo yamutoranije imukura mu ishyamba hanyuma iramuzana imushyira ku karubanda imushyira ahagaragara kugira ngo abantu bose bamumenye. Irambwira ngo mubwire ngo umuntu wese uhagurukiye kumurwanya Uwiteka byo gusenga musenga ubutitsa uwasengaga rimwe asenge kabiri uwasenga kabiri asenge gatatu hanyuma arebe icyo Imana igiye gukora arebe kugira neza kw'Imana. Ariko Imana irambwira ngo amagare mvuko Uwiteka avuze ngo ntago azabirukana imbere mu mwaka umwe ngo kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare. Mbere ugomba kwirinda kubaka ibicaniro bya Bayali, ugomba kubyirinda. Ikindi cya kabiri ugomba kwirinda kugira abantu urenganya kuko Imana yanze akarengane kari muri kiriya gihugu, nicyo gitumye yaguhagurukije. Icya gatatu reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana uwo dukunda kandi gukurikira ibiganiro byacu byose. Reka mvuge ngo umugisha w'Imana rero nubaye nawe wahisemo kudukurikira kandi ukakunda ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ibyiza byose bitangwa n'Uwiteka Imana nibikubeho ndetse n'abawe bose, kandi Imana ikurindire ubugingo cyane kurusha ibindi byose kuko ubugingo nibwo buzabona Imana. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo umubiri n'ubugingo birarindwe bitazonekaho umugayo ubwo Kristo azaba agarutse. Byose rero birindwe kuko bifitiye inyungu wowe ndetse n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nuko twinjiye mu kiganiro cyacu ndi kumwe n'umuhanuzi François tugiye kubana muri kano kanya. Umuhanuzi ngo Imana yahamagaye kugira ngo ahanurire amahanga. Mu gitondo namuhamagaye ndavuga ni umuhanuzi w'ibihugu. Niyo tugiye kubana muri kano kanya rero. Reka tumikaze François tugwaye ikaze. Murakoze kutwakira. Ko wimyoje. Nibyo bintu bivuze. Nyine impamvu bavuze gutya nuko abantu benshi bakikunda kuvuga yuko uri umunyepolitiki cyangwa se umuhanuzi uri politiki. Imana itumye muri politiki. Ese naguze ko kuva na kera kose hari abantu bari bahari barabo guhanurira abantu. Byo ntabwo ari ibintu bije uyu munsi, nta nubwo ari nivutse ejo cyangwa ejo bundi, hoya ni ibintu byahozeho kuva kera kose. Twishimiye kubana nawe rero kandi tuguhaye ikaze. Yego murakoze, natwe twishimiye kubana namwe. Reka tugusabe rero usuze no duteze amatwi kugira ngo tubuze kubona uko twinjira mu butumwa Imana yaguhaye cyangwa se mu ijambo Imana yaguhaye twese tuziranye. Suhuza abaduteze amatwi. Ndabashuhuje mwebwe mwese bakunze bishimwe ry'Imana TV, ndasuhuje abo ku Musaraba TV, ndasuhuza n'abo ku Byizerwa TV. Mwese ndabashuhuje, Imana ibaha umugisha kandi ni ukuri Imana ikomeze bishimire, kandi ni ukuri ntibagirwe kubaha umugisha ku nkunga zanyu mudutera zo kwamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni ukuri nimujya mugera mu makuba, nimujya mugera mu bibagoye, Imana ijye ibibibukiraho. Amen. Yego. Reka ntabwo twirwa dutinda tujya mu bintu byinshi cyane rero, reka tugusabe usenga Imana. Numara gusenga Imana ukunguka kuyobora uragenda uko nguko. Ni karibu. Murakoze, mureke duce bugufi imbere y'Imana hanyuma tuyinginga Imana. Mana yacu rero uri mwiza kandi ubera hose icyarimwe. Uyu mwanya turi imbere yawe tugushimira ko waturinze, warinze abakunzi b'ishimwe ry'Imana, urinda abakunzi b'Umusaraba TV, urinda n'abakunzi b'Ibyizerwa TV. Natwe waraturinze
twese twahageze, warinze Ben Nepo, urinda Mushumba, nanjye warandinze, twese turi hano hantu tubiguhereye icyubahiro kandi n'ukuri no kuguye umwanya uba wateguye. Twe ntabwo byadukundira, ariko kubw'umuteguro ari uwawe, mwami mwiza wakoze, bagize neza, tubiguhereye icyubahiro. Turakunezerewe rero kandi tuguciriye bugufi ngo ushyirwe hejuru, ni wamamare. Umurimo wacu ni uwo gucira bugufi ngo ushyirwe hejuru. Natwe rero wumve ko tuguciriye bugufi, kandi mwami mwiza turakwinginze ngo ubwo duciye bugufi wumve no gusenga kwacu, hanyuma uri kubane natwe, uri kuturengere, uri kubane n'abantu bose bagiye kumvira ijambo kandi ubagirire neza. Hanyuma ijambo riratubwira ngo umwigishwa n'uwigisha bose baragabana, hanyuma iyo migisha yose tugereho kandi tugereho tuyihawe nawe mu izina rya Yesu. Ariko turasenze ngo ibyatubangamira byose, iri byabangamira ijambo ryose bikurwe mu izina rya Yesu, kandi ibiteye ubwoba byose duhura nabyo mu nzira bikurwe nawe mu izina rya Yesu. Urakoze uko ubyumvise kandi urakoze ko ugiye kubana natwe, tubisabye twizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Murakoze kuduha karibu, kandi namwe murakoze kuza kudutega amatwi. Hanyuma turasaba umuntu wese udukurikiye ko yatangira atwumva kandi akagenda asozanya natwe. Hari abantu babanza igihe badukurikiye bamaze gukanda subscribe, turabifuriza umugisha w'Imana. Ariko nawe utarayikanda, ni ukuri ukimara kudukurikira, ukimara kutwumva, ni ukuri wakanda subscribe, hanyuma ugakora like na share, ukadufasha kwamaza ubutumwa bwiza. Comment nazo zanyu turazikeneye, uko izi comment nizo zitwereka uko mwabyakiriye, ndetse yaba nziza cyangwa yaba mbi, yose turayikeneye, uko nimwe muduha umurongo tugomba kugenderaho. Imana ibaha umugisha kandi n'ukuri ikomeze ibishimire. Hanyuma tugiye gutangira dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva. Abafite Bibiliya yera ni Ukuva, abafite Bibiliya ntagatifu ni Mwimuka Misiri. Turaza kwifashisha umushumba dusomere, uradusomera mu Kuva igice cyaho cya 23, uhereye ku murongo waho wa 20 ugeze ku murongo waho wa 31. Iyo niyo magambo tugiye gusoma, nibwo butumwa tugiye kumva uyu munsi. Hanyuma Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi ikomeze ibishimire. Hanyuma ndasaba umuntu wese udukurikiye, aho waba uri mu Rwanda, waba uri i Burundi, waba uri muri Kongo, waba uri muri Tanzania, cyangwa se ku mugabane wa Afurika, waba uri hose, utega amatwi iri jambo. N'abari ku mugabane w'Uburayi mwese mwumva ururimi tuvuga, n'abari ku mugabane wa Amerika mwumva ururimi tuvuga, mutega amatwi iri jambo, mwumve icyo Imana ivugana namwe, mwumve icyo Imana ibashakaho. Hanyuma kandi niwumva wumvire, kimara kumva uhite wumvira. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuva ibice 23 turahera ku murongo wa 20. Haravuga ngo, dore ndatuma marayika imbere yawe. Umva ijambo uko ritubwiye, riratubwiye ngo dore aka kanya ntumye marayika imbere yawe, akurindire mu nzira, akujyane aho nakwiteguriye. Hanyuma uyu marayika akurindire mu nzira, akujyana ahantu hose naguteguriye. Akurindire mu nzira, akujyana ahantu naguteguriye. Mumwitondeho, mumwumvire, ntimukamugomere. Hanyuma nimwitondere uyu marayika, mumwumvire kandi ntimukamugomere, kuko atazababarira ibicumuro byanyu. Kuko nimumugomera ntabwo azababarira ibicumuro byanyu. Kuko izina ryanjye riri muri we. Kuko izina ryanjye riri muri marayika uwo nguwo nohereje. Ariko nimwumvira by'ukuri, agakora ibyo nzavuga byose. Hanyuma umuntu wese umwumvira, waba uri umunyepolitiki, waba uri umusivili, waba uri mu rwego wawe urimo rwose, niwumvira uyu marayika ugakora ibyo Uwiteka avuganye nawe byose, nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe. Nanjye uwo munsi, guhera uyu munsi, nzaba umwanzi w'abanzi bawe, n'umubisha w'ababisha bawe. Hanyuma nzaba n'umubisha w'ababisha bawe. Kuko marayika wanjye azakujya imbere. Kuko uyu marayika nohereje azakugenda imbere, akakujyana mu Bamori,
azakujyana mu Amori uzahanyura, n'Abaheti n'Abaferizi, n'Abaheti n'Abafirezi naho uzahanyura, n'Abanyakanani n'Abahivi, n'Abanyakanani ndetse n'Abahivi n'Abayebusi maze nkabarimbura. n'Abayevusi bose nzabarimbura. Ntuzikubita imbere y'imana zabo. Tega amatwi wumve ngo ntuzikubita imbere y'imana zabo, kuko bafite izindi mana bimitse zitari Uwiteka Imana Nyiringabo, zitari Uwiteka Imana yaguhamagaye ikagukura mu gihugu cya Egiputa. Iki gihugu cya Egiputa hari abantu benshi bari mu gihugu cya Egiputa, kandi igihugu cya Egiputa bakigiyemo batabishaka. Abo ngabo rero bose bari mu gihugu cya Egiputa, Imana yo mu ijuru ihagurukijwe no kubavana mu gihugu cya Egiputa ngo ibageze mu gihugu cy'i Kanani. Niyo mpamvu ivuze ngo izarimbura bariya abantu bose ibakure mu gihugu cy'i Kanani, kuko iki gihugu cy'i Kanani nicyo Uwiteka yageneye abamukorera, abamwumvira, abamushakana umwete, kuko ijambo rirambwira ngo nimushakana umwete muzambona. Niyo mpamvu Uwiteka avuze ngo nimwirinda mukirinda kugoma mukumvira uyu marayika, ngo Uwiteka Imana nawe azabumvira kandi azaba umwanzi w'abanzi banyu. Hari abavandimwe bacu bari mu gihugu cya Egiputa b'Abarundi, Imana irambwira ngo igiye kubakura mu gihugu cya Egiputa barimo, kuko bamaze igihe bakiri mu gihugu cya Egiputa. Ariko irambwira ngo mbabwire ngo mwibuke neza ko Imana yagiranye namwe isezerano. Iri sezerano Imana yagiranye namwe ngo ije kurisohoza, ariko ngo isezerano rirarindwa. Murasabwa kurinda iri sezerano, murasabwa kurinda iri sezerano. Mwamara kuririnda nayo ikaza igakora icyo yavuganye namwe. Kuririnda rero nta kundi, ni ukwirinda gupfukamira ibigirwamana byose byo mu gihugu mugiye kujyamo. Mukirinda gupfukamira za Bayali bimitse, mukirinda gupfukamira za Dogoni bimitse, mukirinda gupfukamira za Shera bimitse. Izo ngizo zose Imana irambwira ngo mbabwire ngo mwirinde kuzipfukamira, nayo izabana namwe. Hanyuma ngo nimwumve kandi mwumvire. Ntuzikubite imbere y'imana zabo. Hanyuma ntuzikubite n'imbere y'imana zabo. Wowe wese ugiye kuva muri iki gihugu cya Egiputa ukajya i Kanani, ntuzikubite imbere y'ibigirwamana uzahasanga. Ntuzazikorere kandi ntuzagenze nkabo. Oya, ntuzazikorere kandi ntuzagenze nkabo, ahubwo uzabarimbure rwose utembagaze inkingi z'amabuye bubatse. Ahubwo uzarimbure za Shera, hanyuma na za Bayali na za Dagoni, hanyuma urimbure n'inkingi z'amabuye zose bubakiye ibyo bigirwamana. Uzazirimbure uzisenye. Ni ukuvuga ngo hari ibyo ugomba gusenya. Hari ibigirwamana bumitse, hari za karande bimitse, hari imico bimitse itari myiza. Iyo ngiyo usabwe kuyisenya. Hanyuma amara kuyisenya ukubaka igihugu bundi bushya, ukubaka igihugu bundi bushya bubatse ivangura, bubatse irondakarere, bubatse ibintu byo kuvuga ngo umuhinzi nagumya ahinge, nta mwana w'umuhinzi ujya ku ishuri, nta mwana w'intore ujya ku ishuri. Oya, ibyo byose ugomba kubisenya ukabishyira ku murongo, abantu bose barangana imbere y'Imana. Kandi muzakorere Uwiteka Imana yanyu. Kandi umva uko Uwiteka avuze ngo nugera mu gihugu uzakorere Uwiteka Imana yawe, nayo izaba umugisha umutsima wawe n'amazi yawe. Hanyuma nayo izaba umugisha kandi izaba n'umutsima ndetse izaba n'amazi yawe. Kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Haleluya. Kandi umva uko Uwiteka avuganye namwe ngo nimukora ibyo mukumvira ngo Uwiteka azakura indwara hagati muri mwebwe. Mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda, ntawe uzagumbaha. Umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse. Hanyuma umva uko Uwiteka avuze ngo mu gihugu cyawe, mu gihugu cy'i Kanani, ngo nta mukobwa wawe uzagumbaha, nta n'umugore wawe uzagumbaha, kandi ngo nta n'uzakuramo inda, oya ngo nta n'uzapfa akenyutse. Ubwo ni ukuvuga gukenyuka n'abagabo n'abagore, nta n'umwe uzakenyuka, ngo bose bazarama kandi barya ibyiza byo mu gihugu. Nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere.
hanyuma Uwiteka umva uko avuze ngo azohereza igitinyiro cyawe, hanyuma kikujya imbere, hanyuma amahanga yose azakubaha, ndetse n'abakubahukaga ubu ngubu ntabwo bazongera kubahuka, n'abagusuzuguraga ubu ngubu ntabwo bazongera gusuzugura, bose bazakubaha kuko Uwiteka azaba yagusize igikundiro. nirukana abantu uzageramo bose, ntume ababisha bawe bose baguha ibitugu. Oya, nzirukana abantu bose uzageramo, ndetse nguhe n'ububasha bwo gutuma abanzi bawe bose baguha ibitugu baguhunga. Nzohereza amavuba kujya imbere, yirukane Abahivi n'Abanyakanani n'Abaheti imbere yawe. Oya, nzohereza amavubi. Aya mavubi niyo kukurwanira, ngo azirukana Abahiti, yirukana Abahivi, yirukane n'Abanyakanani bose azabirukana. Sinzabirukana imbere yawe mu mwaka umwe, kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare. Umva uko Uwiteka avuze, ngo ntabwo azabirukana imbere mu mwaka umwe, ngo kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare. Inyamaswa zo mu ishyamba zikagwira zikagutera. Hanyuma ngo inyamaswa zo mu ishyamba zikagwira kuko uzaba ugisigayemo, muzaba musigayemo muri bakeye. Oya, ngo ntabwo azabirukana gutyo, ahubwo azabirukana. Ahubwo nzabirukana imbere yawe ni ruto ngeze aho uzagwirira ukazungura icyo gihugu. Ahubwo nzabirukana ni ruto ruto kugeza ubwo muzagwira, mwamara kugwira, aleluya, mukuzura icyo gihugu. Ariko igihe mutaracyuzura ntabwo nzabirukana mu mwaka umwe, nzabirukana ni ruto. Abanzi bazabatwara ni ruto, abanzi bazabajyana gahoro gahoro, abanzi bawe bose azabavana mu nzira ruto kugeza ubwo wowe ubwawe nawe muri kumwe muzagwira, hanyuma mwamara kugwira mukuzura igihugu, hanyuma kugira ngo inyamaswa zitazaba nyinshi zikabamarira muri icyo gihugu. Mwakira ijambo ry'Imana. Aya magambo ni amagambo akomeye, kandi ni amagambo ntafite byinshi byo kuvugaho, kuko aya magambo yaje ndi mu nzozi, ndimo ndyamye, nari maze iminsi igera muri 3 ndi mu masengesho. Hanyuma rero nsoje mu masengesho nibwo iri jambo ryaje, mbona ndimo ndisoma iri jambo, ndarisoma, maze kurisoma hanyuma iba ngombwa ko nsobanuza iby'aya magambo. Rero nkunze kuvuga ngo iyo ndi gusenga mba mfite intego sengera, mba mfite ibyo ndimo sengera. Mw'iyi minsi nari maze iminsi mfite gahunda yo gusengera ibi bihugu byacu dutuyemo, kubera ko mbona ntazi hari ukuntu biba tubona bitameze neza, ariko tugafata igihe cyo gusengera ubugingo bwacu, byo gusengera abatuye isi, ariko tugafata n'igihe cyo gusengera ibihugu duturanye. Rero gahunda nari ndimo yari yo gusengera ibihugu byacu turimo, biri mu gihugu mvukamo, biri mu bihugu duturanye byo mwaka karere, cyane cyane ibihugu bya Afurika nibyo nkunze kwitaho cyane gusengera. Mu masengesho nari mfite nasengeraga Afurika cyane n'ibihugu duturanye. Hanyuma rero mbona aya magambo rero ndabyirwa ngo ninze nyabwire abadukurikiye bose bumve ibyo Uwiteka agambiriye gukora. Cyambere Uwiteka agambiriye kubana n'abatuye umugabane wa Afurika, kubera yuko iyi Afurika yarakoronejwe kenshi, yahuye n'ibibazo byinshi, yahuye n'intambara nyinshi ziterwa n'abakorone, ariko Uwiteka arambwira ngo niwe uje kwimura aba bakorone, abavane mu bihugu byacu bya Afurika, kubera yuko bazanywe no kuyibuza amahoro. Imana irambwira ngo mbabwire ngo Banyafurika, ngo Uwiteka niwe uje kubaha amahoro, ngo kuko abisi nta mahoro baba, ariko ngo mube maso namwe musenge, mumenye kwifatira ibyemezo, mumenye kwifatira ibyemezo. Kandi arambwira ngo mbabwire abantu bitwa abantu bamaze igihe bari mu gihugu cya Egiputa. Mu gihugu cya Egiputa buriya Abanyekanani bagiye mu gihugu cya Egiputa ntabwo bagiye babikunze, bagiye bahunze inzara, bagiye bahunze inzara n'ibyago byari bibateye, bafata inzira barahunga bajya mu Egiputa. Ariko hari n'abandi bagiye mu Egiputa bakurikiyeho ibyaha. Ari abo ngabo bose rero Uwiteka arambwira ngo mbwire abagiye bahunze inzara cyangwa se abagiye bahunze intambara, ngo abo ngabo Uwiteka ngo aje kubasubiza mu gihugu cyabo, aje kubasubiza mu gihugu cy'isezerano.
kandi ngo Uwiteka azabana nabo. Arambwira ngo mbwire umuntu witwa Dawidi ngo Imana ngo akagambane, hari habaye akagambane gakomeye ndetse kabereye mu nama y'abantu bari kumwe, y'abantu babana bari impande ziwe, kubera ko bamugiriye ishyari nabo ngo bifuza kwitwa iryo zina. Ariko Imana irambwira ngo mubwire ngo akagambane gakuyeho, kubera ko niwe yamutoranije imukura mu ishyamba, hanyuma iramuzana imushyira ku karubanda, imushyira ahagaragara kugira ngo abantu bose bamumenye. Irambwira ngo mubwire ngo umuntu wese uhagurukiye kumurwanya, Uwiteka Imana aje kumukura mu ruhande rwe. Ariko ngo hari n'abandi bita ba Dawidi, nabo ngabo rero irambwira ngo mwebwe mwese mwita ba Dawidi ngo ntago muri bo, kandi irambwira ngo intego mufite ngo ntago mwebwe izagerwaho. Irambwira ngo mbwira abarundi mwese ngo muhumure, Uwiteka ntabwo azabica ngo abicisha inzara, ngo ntabwo azabicisha ngo abicisha intwaro, oya da. Uwiteka niwe ugize gute, niwe uri mu ruhande rwanyu, azi uko azabigenza. kandi irambwira ngo mwikuke umutima, ahubwo nimufate ibihe byo kuba imbere y'Uwiteka, nimufate ibihe byo gusenga, musenga ubutitsa, uwasengaga rimwe asenge kabiri, uwasenga kabiri nasenge gatatu, hanyuma arebe icyo Imana igiye gukora, arebe kugira neza kw'Imana. Ariko Imana irambwira ngo amagare n'amafarashi ngo ibimariye mu nyanja. Reka ndirimbe kano karirimbo. Akaririmbo ndakaririmbira umuntu witwa Dawidi, niwe ngiye kuririmbira. Ntega amatwi wumve. Hari byinshi wanyuzemo, hari byinshi byakugoye, hari byinshi byaguteye ubwoba, ariko ibyo byose ukuboko k'Uwiteka kuri hejuru ya byose. Ukuboko k'Uwiteka kuri hejuru y'ibyo byose. Umva, tega amatwi wumve. Ibigerageza iyo biza biteye ubwoba, ibigerageza iyo biza bibyibushye, wajya imbere y'Imana byose bigahorota. Ibigerageza iyo bije biteye ubwoba, ibigerageza iyo bije bibyibushye, wajya imbere y'Imana byose bigahorota. Ukuboko k'Uwiteka iyo kugeze ku nyanja zihorera cyane, nazo ziraceceka. Yakuramburiye ku nyanja, Abisiraheli baragenda banyura humutse, ngo ije kuguhindurira amateka, uzibuka aho yagukuye, uhigura umuhigo. Ukuboko k'Uwiteka iyo kugeze, Uwiteka ntabwo ari wazigusimbukije, ntabwo ari wazisimbukije ku bushake bwawe, n'Uwiteka yazigusimbukije. Irambwira ngo hari umunsi utari uyu nari mvuze ejo bundi, ngo bari baguteze igico, hari undi munsi baguteze indi gico ngo bagufate, hanyuma bakujyane mu gihugu cy'i Burundi, hanyuma bakunyongereye. Kuko nubwo hari bandi bita ba Dawidi, ariko atariwe nabo barabazi, nabo bashyizeho kugushakisha. Ariko irambwira ngo ukuboko kwayo kuri wowe, ngo nubwo wanyura mu bikomeye bimeze gute, icyo Imana yakuvuzeho izagisohoza, icyo Imana yakuvuzeho izakigeraho, kandi uzakigeraho abantu bose babibonesha amaso yabo, nawe kandi uzayibonesha amaso yawe. ngo uzarya mu gihugu, uzarya mu byiza bye mu gihugu, ntago uzagwa hanze y'igihugu, kuko uzarya ku byiza byo mu gihugu kandi uzabirya ukigezemo. Hanyuma irambwira ngo nugera muri iki gihugu ngo hari ibyo ugomba kubanza, ari ibyo ugomba kwirinda. Icyambere ugomba kwirinda kubaka ibicaniro bya Bayali, ugomba kubyirinda. Ikindi cya kabiri ugomba kwirinda kugira abantu urenganya, kuko Imana yanze akarengane kari muri kiriya gihugu, nicyo gitumye yaguhagurukije. Icya gatatu, ugomba kubera abenegihugu bose amaso, nta n'umwe uvanyemo. Imana irambwira ngo izagendana nawe, Imana irambwira ngo izakorana nawe, uko yabanye na Mose ku nyanja itukura, nawe niko igiye kubana nawe. Uko Imana yabanye na Mose mu butayu, niko nawe mu gihe umaze yagiye ibana nawe, kandi irambwira ngo izanye abakomeye bo kugushyigikira. ngo izanye abakomeye bo kugushyigikira. Ntukangwe n'ibyo ubona, ntukangwe n'ibyo ubona biteye ubwoba, kuko Uwiteka Imana ari kumwe nawe kandi ari mu ruhande rwawe.
Imana ibaha umugisha. Ndimo ndagana no ku musozo, navuze ko ntari buvuge amagambo menshi, nari bukoresha ikiganiro kinini cyane. Intego ni ukugera ku butumwa bwanjye gusa, icyo Imana yatumye nkakibagezaho. Rero icyo narigambiye, icyo Imana yari yantumye nkibagejejeho. Mugire umugisha w'Imana. Imana iguha umugisha ku butumwa utambukije, kandi Imana ikwishimiye nawe ku butumwa utanze. Dawidi ntabwo wamwibagirwa, nawe Dawidi uramukunda. Ni Imana imukunda, ntabwo ari njye wamusengeye, kuko Imana niyo yamuhamagaye, ntabwo ari njye wamuhamagaye. kugira ngo buri muntu Imana imuhe message ku muntu, si uko wamusengera. Navuze ko nsengera ibihugu byacu. Yego. Reka tugane ku musozo w'ubutumwa bw'uyu munsi. Ibyo byose uko Imana izajya iguha ubutumwa, tuhari kugira ngo tukwakire kandi ubugeze ku bantu. Nshuti muvandimwe duteze amatwi muri kano kanya, tukugira dusatira umusozo w'ikiganiro cyangwa se ubutumwa bw'uyu munsi, kandi turabashimiye. Turagushimiye François ku butumwa utambukije. Yego, nawe turagushimiye Ben Nepo, ndetse n'abadukurikiye bose turabashimiye. Yego, dushimiye kandi namwe mwese mwaduteze amatwi. Tugera tugasatira ku musozo. Reka mubwire ngo mukomeze mukore subscribe, kandi nimba ubutumwa wumva bwishimiye, hari icyo buguhinduyeho, busangize n'abandi kugira ngo bose bakire buno ubutumwa bwiza. Reka tuvuge ngo Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka tumusabe noneho aduhe nimero za telefone mushobora kumubonaho, asenge Imana tugana ku musozo. Yego, murakoze. Nimero ya telefone wanshakaho ni 078 78 76 238. Iyo ni numero wambonaho. Turagushimye Imana, wagize neza uko wabanye natwe, ndetse ukaba wabanye n'abagiye kudukurikira bose. Ni ukuri tubasabiye umugisha. Umugisha wawe nubabe kuri bo, kandi umugisha wawe nube ku bihugu byacu, kandi mwari mwiza ukuboko kwawe kube ku bihugu byacu, kandi nyaguhora ku ngoma. Ijisho ryawe riduhozeho, uturinde kandi n'igitsure cyawe, ahubwo ineza yawe n'ijisho ry'impuhwe zawe abe ari ryo ukomeza uturebane. Hanyuma ibyo wagambiriye gukora kuri twebwe byose nubisoze mu izina rya Yesu. Dusengeye abarwayi bari hirya no hino mu bitanda kwa muganga, hari n'abandi batabashije kugira bari mu bisasiro ku ngo, abo nabo bagereho bakize. Hari n'abarwaye imyuka mibi y'abadayimoni, abo nabo nubagereho bakize mu izina rya Yesu. Hanyuma ni wamare kandi ushyirwe hejuru. Urakoze kubyumvise, twe tubivuze nk'abantu bari no bikore nk'Imana, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.